Mu masaha make ashize nibwo ku bitangazamakuru bitandukanye dukoresha hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye dukoresha, nibwo abantu benshi batandukanye bagarutse kuri uyu muhanzi. Ni umuhanzi bita Babu, niryo zina twamenyeho hano mu gihugu cy'u Rwanda, gusa ariko amazina ye bwite ni Teta Barbara, niyo mazina ye bwite yiswe n'ababyeyi, akaba akomoka ku munyarwanda ndetse n'umudage. Uyu mwana w'umukobwa rero w'umuhanzi ubifatanya niyo mirimo maze kukubwira, abenshi turamuzi cyane mu ndirimbo zitandukanye nk'indirimbo bita Yogati yafatanyije no bita Bruce Melody. Murabizi ko afitanye indirimbo n'uwo bita The Ben, ni umwe mu bahanzi bafite izina rikomeye cyane, yakoreye muri lebo bita 1K Entertainment yo bita DJ Pius. Uyu mukobwa rero yaje gutungura benshi nyuma y'uko atangaje amagambo yaje gutuma ku bitangazamakuru yongera kuba inkuru. Yaje kuvuga yuko yifuza kuba umusirikare akajya mu gisirikare cya RDF, igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo nibyo benshi bongeye kumugarukaho, gusa ariko hari n'ibindi byinshi bitandukanye yaje gutangaza, nibyo nyine ngo tugarukeho muri aka kanya. Mwibutsa yuko ngiye uri kumva kuri mikoro ni Philox Aime, umwana wo mu ntara. Kanda subscribe tujye tubana buri munsi mu biganiro bitandukanye. Mwibutsa yuko inkuru ziryoheye amatwi nk'izi ngizi nta handi zisanga usibye kuri YouTube channel Philox TV. Sharika mwikaze muri ubu buryo. Nkuko nari maze kubigarukaho, uyu mwana w'umukobwa muramuzi neza cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Muri izo ndirimbo zose nakubwiye, nk'indirimbo bita Yogati yafatanyijemo n'uwo bita Bruce Melody, yakoranye indirimbo n'uwo bita The Ben. Urumva ko ni numwe mu bahanzi mu gihugu cy'u Rwanda bafite ako gahigo. Uyu nguyu rero ni umumetisi, nicyo tumuziho cyane, gusa ariko akaba ari umwana muto ufite impano y'umuziki. Uyu nguyu akaba agenda agaragara no mu bikorwa bitandukanye, mukunze kumubona yitabiriye n'ibitaramo mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se gushyigikira bagenzi be. Ndaza kwifashisha kimwe mu bitangazamakuru hano mu gihugu cy'u Rwanda cyanditse ino nkuru ndetse kinayigarukaho cyane, niho benshi bagiye bayikura. Ni inkuru yanditswe n'uwo bita Janvier Iyamuremye. Iyi nkuru rero akaba yarayanditse ku itariki 3 z'ukwa 7/2025. ubwo numva ko uno munsi muri iki gitondo nibwo ino nkuru yaje kuyandika agira ati: umuhanzikazi Teta Barbara uzwi mu muziki nyarwanda ku izina rya Babu ari mu rubyiruko 438 rwitabiriye itorero indangamirwa icyiciro cya 15 ririmo kubera mu kigo cy'ubutore cya Nkumba giherereye mu karere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru. Ibyo nari maze kubigarukaho. Murabizi ko buri mwaka habaho iki gikorwa, leta yaragiteguye kikaba kiberara mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Burera muri kiriya kigo cy'ubutore cya Nkumba. Gusa ariko iri torero rihuza urubyiruko rw'abanyarwanda biga cyangwa batuye mu mahanga, abarangije amashuri yisumbuye mu mashuri mpuzamahanga yo mu Rwanda, indashyikirwa zavuye ku rugero rw'inkomezabigwi rwa 12 ndetse n'abayobozi b'urubyiruko. Rikaba ryitabiriwe n'intore 438 barimo abakobwa 204 n'abahungu 234. Abangaba bose maze kugaruka ino mibare uyu muhanzikazi nawe Babu abarimo. Gusa ariko mu kiganiro yagiranye na Radio Rwanda, Babu yashuye ko yitabiriye iri torero abikuye ku rukundo akunda u Rwanda n'umurava wo kurukorera, ahamya ko yifuza no kwinjira mu ngabo z'u Rwanda RDF. Nkigira kuri iki kintu nicyo benshi bongeye kugaruka bavuga bati uyu muhanzi atunguye benshi bitewe n'uburyo ibi bikorwa yabyinjiyemo. Avuga yuko kimwe mu bintu byatumye ajoininga cyangwa se yitabira yatorero kugira ngo nawe abarimo ni urukundo n'umurava wo kumva kunza igihugu cye. Umwana ntabwo yagize amahirwe menshi yo gukurira mu gihugu cye cy'u Rwanda. Murabizi yuko yabaye mu mahanga cyane, aho umubyeyi we wundi akomoka mu Budage niho yabaye cyane. Gusa ariko avuga yuko icyatumye ajoininga rino torero yifuza gukorera igihugu cye, ndetse ku musozi yaje no gutangaza avuga ati ndumva nshaka no kujya mu gisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda. Ni ibintu byatunguye benshi, baribaza bati ese umuhanzi ufite ibikorwa byiza biri kugenda bizamuka, ese ni gute ashobora kumva yuko ashaka kuba umusirikare? Abandi bati ni urukundo rwe. Gusa ariko ino nkuru ndaza kuyikomeza tugaruka ku magambo atandukanye uno mwana w'umukobwa yaje gutangaza. Uno muhanzi tuzi yagize ati: impamvu naje hano nuko nkunda igihugu cyanjye, nifuje kumenya amateka yacyo no kwitegura uko nahakorera. Nibajije nti ese ni iki nakorera igihugu cyanjye mbere yuko mfata icyemezo cyo kujya mu gisirikare. Navuze nti reka mbanze nze hano ndebe uko bimeze. Uyu mwana muri kumva ko amagambo yatangaje, yavuze ati mbere yuko njya mu gisirikare cy'u Rwanda ndagira ngo mbanze nze hano, mbanze ndebe uburyo bimeze, mbanze ngira ibyo nihugura, ngira amateka nongera kumenya, ngire n'ibindi bitandukanye niga by'umwihariko bijyanye n'igihugu cyanjye ndetse n'amateka n'ibindi byose bijyanye n'igihugu. Gusa ariko yakomeje avuga ko gufata umwanzuro wo kujya mu gisirikare abifata nk'igikorwa gikomeye cyo kwitangira igihugu, kuko ari cyo kintu cyonyine nakorera u Rwanda kubera nyikunda. Nibyo bintu yaje gutangaza. Yavuze ati
nicyo kintu cyonyine nakorera igihugu cyanjye kubera ko nkikunda. Abenshi bakomeje kuvuga bati ese ntabwo ashobora kuba ari amagambo y'abahanzi dukunze kubona cyangwa se dukunze kumva batangaje mu bitangazamakuru bitandukanye. Gusa ariko benshi bari hafi y'uyu mukobwa uno muhanzikazi bavuga yuko ari ibintu yagiyemo afite ubushake bwinshi ndetse n'urukundo rwabyo. Gusa ariko ndagira ngo tugaruke no ku bindi bitandukanye bijyanye n'iri torero uno muhanzikazi bita Babo arimo. Umenye uti ese n'ibiki bindi byatangiye ryari n'ibiki biri kuberamo. Ubwo yatangizaga ku mugaragaro iri torero, Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu uwo bita Dr Jean Damascene Bizimana yasabye urubyiruko kuba icyitegererezo cyiza ku bandi, birinda kwigana imico mibi ituruka mu bindi bihugu batuyemo cyangwa se bajyamo. Aya ni amagambo yavuzwe n'uwo bita Dr Jean Damascene, minisitiri cyangwa se Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu. Ni umwe mu batangije ririya torero riri kubera hariya mu karere ka Burera, by'umwihariko mu ntara y'Amajyaruguru muri kiriya kigo cy'ubutore. Yatanze ikiganiro kirekire ku mateka y'u Rwanda, agaruka ku buryo abakoloni bashenye ubumwe bw'Abanyarwanda bagatiza umurindi ivangura n'amacakubiri yagejeje igihugu kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ibyo nibyo yagiye agarukaho minisitiri abwira urubyiruko uburyo amacakubiri cyangwa se amateka y'u Rwanda ndetse n'uburyo ubukoloni bwashenye ubumwe bw'Abanyarwanda bigatuma haza kuviramo na jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Yabasabye kwima amatwi abashaka guhembera ingengabitekerezo ya jenoside no guharanira kubaka u Rwanda rukomeye rutarangwa n'amacakubiri. Ibyo nibyo yarimo arasaba bamwe mu bitabiriye ruriya rugero cyangwa se riratora. Minisitiri Bizimana yasabye intore kwigiraho ku ndangagaciro zaranze Abanyarwanda mbere y'umwaduko w'ubukoloni, zirimo gukunda igihugu, ubumwe, ubupfura no kunoza umurimo. Mu gihe cy'iminsi 45 iri torero rizamara, uru rubyiruko ruzahabwa inyigisho zitandukanye zirimo kumenya amateka y'u Rwanda n'icyerekezo cy'igihugu, gutozwa indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda, kuba intagamburuzwa mu bibazo bahura nabyo, gukomeza kuba ubumwe bw'Abanyarwanda no kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside no kungurana ibitekerezo ku ruhare rwabo mu iterambere ry'igihugu. Iri ni itorero rigomba kumara iminsi 45, numva ko ni ukwezi n'igice, n'ukwezi n'indi minsi 15. Rero ibyo ni bimwe mu bintu bazarebera hamwe ndetse bazigira hamwe n'uyu muhanzi bita Babo, ariyo wamaze gufata icyemezo yuko agiye kwinjira mu gisirikare cy'u Rwanda. Gusa ariko Babo kimwe n'abandi bitabiriye iri torero avuga ko yizeye kurivanamo ibifite ishusho nyayo y'amateka y'u Rwanda, imyumvire ikomeye ku ndangagaciro z'umuco nyarwanda ndetse n'ubushake bwo gukomeza kuba igisubizo ku gihugu cy'u Rwanda. Gusa ariko Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yasabye urubyiruko kuba indorerwamo y'u Rwanda. Iri torero indangamirwa icyiciro cya 15 riri kubera mu kigo cy'ubutore cya Nkumba Gerere mu karere ka Burera. Iri torero ririmo urubyiruko rwiga cyangwa rutuye mu mahanga rugera ku 104, abandi n'abiga mu mashuri mpuzamahanga yo mu Rwanda, abandi n'ababaye indashyikirwa ku rugero rw'inkomezabigwi n'abayobozi b'urubyiruko bahagarariye abandi. Babo yatangaje ko yifuza kujya mu gisirikare kuko ari ikintu cyonyine yakorera u Rwanda, kuko ashaka kugira uruhare mu mutekano warwo. Gusa ariko Babo yavuze ko yiteguye kungukira byinshi muri iri torero yitabiriye. Kandi Babo azwi cyane mu ndirimbo nk'indirimbo bita Yogati yakoranye na Bruce Melody, nakomeje kubikubwira, iyo bita Golo yakoranye n'uwo bita The Ben ndetse n'izindi zitandukanye. Gusa ariko abaryitabiriye bazamara iminsi 45 bigishwa inyigisho zigamije kububakamo indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda. Ibyishimo byari byose mu kigo cy'ubutore cya Nkumba ubwo itorero indangamirwa rya 15 ryatangizwaga ku mugaragaro, nk'uko uri kugenda ubibona muri ayo mashusho nagiye ngerageza kugenda nshyiramo. Uyu muhanzi rero bita Babo, uyu mukobwa akomeje gutungura benshi ku bitangazamakuru ndetse yaje no kuba inkuru bitewe n'uburyo abantu benshi batunguwe nawe kumva yuko yamaze gufata icyemezo cyo kujya mu gisirikare cy'u Rwanda. Igitegerejwe ni ukureba niba iyo gahunda yikomeza. Nyuma amakuru yandi ajyanye nabyo tuzagenda tuyagarukaho. Murabizi yuko nta handi mukuru amakuru aryoheye amatwi nk'hano usibye kuri Philox TV Show. Nkwibutsa yuko njye uri kumva kuri micro ni Philox, emeye ukanda subscribe umundi tubane buri munsi ku bantu bayo bakunda update cyangwa se amakuru ajyanye na entertainment, wazijya basharinga video nk'izi ngize. Gusa ariko uyu muhanzi nibyo yamaze gutangaza, nibyo byamaze kujya hanze bijyanye n'uyu muhanzi, avuga yuko yamaze kumaramaza ndetse yiteguye gukorera igihugu cy'u Rwanda mu rwego rwo gucunga umutekano nk'umusirikare cyangwa se mu ngabo z'igihugu. Ndagushimiye, twa turi kumwe, reka tuzahore mu nkuru y'ubutaha. Ibigano nk'ibi byo nakagaruka.